Abantu bamaze iminsi bumva amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo mbanziriza mushinga hanyuma hakazamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biriya bintu ikintu bisobanuye ni iki? Bisobanuye ko ibibazo byose bibera hara mu burasirazuba bwa Congo, Amerika igomba gushaka umuntu ibyegekaho kugira ngo inyungu zayo zigerweho. Nge natekerezaga mbere ko Corneille Nangaa ari we muntu Amerika izabyegekaho, ariko kwambura Kabila ubudahangarwa bisobanuye ko bashobora kuzabimwegekaho. M23 izajya he, izasigara he? U Rwanda na Congo rimara gushyira u Rwanda na Congo na Amerika rimara gushyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro. Urabona Amerika ntishobora kuzana ingabo ngo zirinda amabuye Tshisekedi yayemereye ngo izishyire hariya. Amerika kandi ntishobora kuzana ikindi gisirikare cyo hanze ya Congo ngo kize kurinda ari amabuye yayo, iri amari yayo hariya mu burasirazuba. Ikizaba gishoboka nuko M23 nakunze kubabwira ko ari intambara y'ubukungu kurenza ko ari intambara y'uburenganzira. Abantu bamwe nyine bakanyandikira muri comment mbona batabyumva, ariko niba ibyitwaga uburenganzira bigiye kuzamo amasezerano hagati ya Congo, u Rwanda na Amerika y'ubukungu, urumva icyo bivuze. Kubera ko Amerika ari we boss mukuru, niwe uzatanga imirongo y'uburyo kira kibazo kizakemuka. Natanga umurongo azababwira ati tuvumbuye ko muri abakongomani rwose kandi muharanira gakondo yanyu, ngaho ni murinda ubutaka bwanyu, ariko mu by'ukuri ari ukurinda imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abantu bamwe rero bo muri M23 FC bashobora kutazabyumva, abo ngabo bazaba babangamiye inyungu ya Amerika, urumva icyo bizasaba ko bizabagendekera. Ariko Tshisekedi bino bintu yarabirimo yarabizi. Biriya bintu abanyekongo bumvaga avuga ngo Moendres Karimushe ngo nzahagarara ngaha ndasaha ngo ubutegetsi bw'i Kigali ngo bukwiye kuvaho, biriya ni ibintu baba barapanze bazi. Tshisekedi biriya bintu yarabizi neza, ikarita yarayifite. Kuko M23 nimara kuba igenzura kara gace nkuko ibikora ubu ngubu bakayikarekera n'ubundi kagumika kagenzura, izabanite na Bujumbura. Nyuma se Bujumbura yo cyangwa se nyuma Gitega cyangwa se nyuma Burundi buzabana bute n'u Rwanda? Ibyo u Rwanda n'u Burundi byo biragana he? M23 na Bujumbura cyangwa se M23 na Gitega bazabana bate? Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura.
Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. turabasuje turayifuriza rero gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Twagarutse muri cya kiganiro cyacu rero twita politike nkuko mubibona ndi kumwe na Kanira Jean Dodier. Amakuru ni menshi cyane, ni menshi amakuru ni menshi kabisa. Nanjye ndabibona ko amakuru ari menshi ariko ari amakuru ujya wirengagiza, nubwo uvuga ngo ni menshi ariko ari amakuru nawe ujya wirengagiza. Mu minsi ishize hari saga, reka mvuge ngo ni saga ku mbuga nkoranyambaga ku makuru arebana na showbiz. Twabonye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Dr. Bimurangira yihanagiza cyangwa aha ubutumwa wenda nka warning ya nyuma uwitwa Regis Muramira ndetse na mugenzi we Sam Karenzi bitewe n'amagambo baterana. Ubundi hagati ya Regis na Karenzi twabonye Kenisi nawe yazaga saramburana na Karenzi ndetse n'abandi banyamakuru batandukanye bitewe n'ibyo yari yatangaje nyuma ya match yari yahuje Rayon Sport na Bugesera. Abafana bakagira imvururu, bagateza imvururu ku kibuga. Aya makuru urayavuga iki? Ibi bintu ni ibiki mwitangaza amakuru? Ntabwo ibyo bintu njya mbibonera umwanya. Mbiheruka Murangira Thierry wari babivugaho, ariko ntabwo njya mu bantu bavuza abandi uyu yavuze uyu. Mvuga ibintu mba mbona bishobora kugira icyo bimarira abantu. Nose kuri guterana amagambo hagati ya Regis na Karenzi ubundi birungura iki? Bashobora kuba bafite icyo babyungukamo. Ntabwo nshaka kwinjira muri business zabo, niba babibungukira bakomeze. Kenisi nawe ati itangazamakuru rimeze, hari abanyamakuru bameze nka wa mugabo uri mageragere I think Leo Mugesera kubera imbwirwaruhame ze. Alex biriya bintu ntabwo mbikunda pe, ntabwo nabona n'icyo mbivugaho. Biba ari ibintu biri aho mba nashaka kwinjiramo ngo uyu yavuze uyu biriya byavuze oya. Reka twikomereze ikiganiro cyacu rero, bamaze kukimenyera abantu. Ni ikiganiro kigaruka ku makuru aba ari kuvugwa hirya no hino, ariko cyane cyane ayo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Turavuga akarere k'ibiyaga bigari. Reka nanone tugitangirire ku biri kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sena ya kiriya gihugu yateranye ifata umwanzuro we kweguza wo kwambura ubudahangarwa uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, kugira ngo abashe gukurikiranwa n'inkiko za gisirikare ku byaha bamushinja byo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha bya ruswa ndetse n'ibyaha bya ruswa. Kabila yambuwe ubudahangarwa, urugendo rwe rwa politike rurarangiye. Reka ngisubize mu buryo wenda bushobora gufasha abantu kumva ibintu bibera hariya muri Kongo. Abantu bamaze iminsi bumva amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo mbanziriza mushinga, hanyuma hakazamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biriya bintu ikintu bisobanuye ni iki? Bisobanuye ko ibibazo byose bibera hariya mu burasirazuba bwa Kongo, Amerika igomba gushaka umuntu ibyegekaho kugira ngo inyungu zayo zigerweho. Njye natekerezaga mbere ko Corneille Nangaa ari we muntu Amerika izabyegekaho, ariko kwambura Kabila ubudahangarwa bisobanuye ko bashobora kuzabimwegekaho. Kumwambura ubudahangarwa bisobanuye ko deal y'u Rwanda, Kongo na Amerika ishobora kuzarangira ibibazo byabereye mu burasirazuba bwa Kongo babyegetse kuri Joseph Kabila. Kuko ubundi kwambura ubudahangarwa perezida wabaye perezida wa Repubulika ni ibintu biremereye cyane. Bisobanuye rero ko Kongo ubundi yashoboraga kubanza yenda gufatira imitungo ye nkuko yabigeze kuri Corneille Nangaa, ari nayo mpamvu ari we natekerezaga, cyangwa sikabanza igateza cyamunara ibintu bye, ikabanza ikagira gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko kuba aya masezerano ya Amerika, u Rwanda na Kongo arimo aragenda asatira umusozo, bagomba gushaka igitambo kugira ngo abaturage bazavuge bati noneho kumbe imyaka 18 yamaze ategeko igihugu, niwe wazanye ari amasezerano ya CNDP na M23, niwe wazanye amasezerano na Sun City, niwe yasinyeho, niwe wagize ate. Babona umuntu bagomba kubigerekaho kugira ngo abaturage batuze bakomeze kugandukira ubutegetsi bwa Tshisekedi. So icyo nicyo cyambere bisobanuye ko agomba kuba igitambo.
nicyo ntekereza. Hanyuma ikindi ntekereza ni uko niba Kabila yambuwe ubudahangarwa akaba bwambuwe yari senateri avi ubuzima bwe bwose, akaba yanabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18, bivuze ko byanze bikunze yakoranye na Corneille Nangaa muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Aba bagabo babiri bashobora kuba aribo bazegekwaho ibibazo byose bimaze iminsi cyangwa imyaka bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bakazanashyikirizwa inkiko zishobora kuba ari na mpuzamahanga. Corneille Nangaa na Kabila byanze bikunze nicyo ntekereza, kubera ko Amerika urumva ifite gahunda yo gucukura amabuye ya Kongo ngo bari byumvikanye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Niba rero bafite gahunda yo gucukura ayo mabuye, byanze bikunze haba hagomba kugira igitambo batamba kugira ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeze busigasirwe no kugira ngo izo nyungu za Amerika zikomeze sigasirwe. Uribuka ko Kabila ari ku butegetsi nababwiye ko hari bifaranga byinshi abashinwa bari baramurundiye kugira ngo bicukurire imari. Yego. Amerika ikamubwira cyagiye ashaka gukinisha ibintu byo kuguma ku butegetsi iti urahitamo ubuzima bwawe cyangwa uhitemo kurekura ubutegetsi. Of course agahitamo kurekura ubutegetsi. Byanze bikunze bari bakimurwaye rero. Bagira amahirwe babona Tshisekedi araje, bagira amahirwe babona bamusabye gukorana nawe, nako abasabye abanyamerika gukorana nawe akabihera amabuye yari amaze imyaka ari mu minwe y'abashinwa, kuko banavuga ko kugira ngo ubushinwa butumbagire kuri mu bukungu ari iribuye rya Kongo ryabutumbagije mu nganda zabo cyane cyane, ubona ko bafite na cheap labor, amafaranga bahemba abakozi, umukozi akorera makeya mu Bushinwa, hanyuma bakagira nabo ubwabo umutungo kamere, buriya bagira tererare, bagira amabuye yihagije ataboneka ahandi ku isi. Abashinwa n'Abarusiya, Amerika ayo mabuye irashaka kuyakura muri Ukraine, tumaze iminsi tubivugaho tererare za Ukraine Amerika ikeneye. Rero bavuga ko abanyamerika bagiriye ishyari mu bukungu Ubushinwa kubera ko nibo bakora raporo mpuzamahanga abanyamerika nyinshi, ariko mu mibare Abashinwa nibo ba mbere mu bukungu ku isi. So rero Amerika ikabivuga iti uyu Kabila igihe yari ku butegetsi imyaka 10 n'ingahe wenda yimaze diringa n'Abashinwa, reka noneho dushaka ibyo tumwegeka. Ariko none ukibaza niwe watumiwe mu muhango wo kurahira kwa President Donald Trump aho gutumira Tshisekedi. Sinzi niba abantu babyibuka. Yego. Niwe uri muri muhango. Bivugwa ko ashaka kujya mu mikoranire na Elon Musk mu bijyanye no kujya bacukura amabuye nyine nawe akeneye mu bijyanye na ziriya nganda za Tesla n'izindi. Ukibaza nanone baba bamuhindutse akanya gute? Bashobora kuba batamuhindutse ahubwo ari indi karita Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukina kugira ngo abanze agaragare nk'umuntu mubi, hanyuma kuko nawe nigeze kubona n'umuvugizi wa Kabila avuga ko Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idafite uburenganzira busesuye bwo kwa mu mategeko n'ubundi mu mategeko ntabwo ibufite. Ntabwo se waba ari umukino Sena iri gukora ejo bigateshwa agaciro bya Karimu. Buriya bintu bari gukora bigomba kuba byaturutse Abanyafurika. Ibyemezo byinshi dufata ntabwo ari twe bituruka mu ngira ngo abantu bamaze kubimenya noneho, kumva ngo perezida w'igihugu runaka cyangwa inteko ishinga amategeko y'uko runaka isinya itegeko, akenshi biba biri muri programme mondiale kurenza uko biri muri programme politique z'igihugu. Aba rero nabo bashobora kuba rwose Sena yabasunitse, nako Amerika yabasunitse kugira ngo ibone icyo gitambo cy'uwizegekaho ibintu, ikabasunikira gukora ibintu bitari no mu mategeko yabo. Nicyo ntekereza. Joseph Kabila ayambuwe ubudahangarwa, bivuze ko agiye gutangira gukurikiranwa mu nkiko za gisirikare zimuburanisha ku byaha ashinjwa. Twari twabivuze haruguru. Ubu Joseph Kabila abujijwe kugera mu gihugu cye, ko cyane ibyo bamushinja babishingira ku itangazo we yavuze ko yiteguye kugaruka mu gihugu cye ariko aciye mu burasirazuba. Bagaheraho bamushinja ko ari kugambanira igihugu kubera ko burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igice kinini kigenzurwa n'umutwe wa M23 urwanya leta ya kiriya gihugu. Kabila abujijwe kugaruka mu gihugu cye. Bisobanuye ko biramutse bishobotse bibaye ngombwa ko agera muri Kongo, birashoboka ko ashobora gutabwa muri yombi hakurikijwe nyine ibyo Sena yakoze, akaba yaburanishwa. Ariko nanone mu rwego rw'amategeko ntabwo
umunyagihugu aba abujijwe kugera mu gihugu cye. ndavuga na mbere uko sena ijya oya ntabwo abujijwe, ntabwo abujijwe aho yanyura hose, nubwo zaba ari inyeshyamba, nubwo byagira gute, ariko ubutegetsi nyine bufata nko kubugambanira. icyo gihe rero byaba bivuze ko umuturage wese uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari cyo yaba ari kugambanira igihugu. Ntabwo ari cyo bivuze, uretse ko nabonye ariko ubutegetsi bw'i Kinshasa bifata, uribuka ko banafashe icyemezo cyo gufunga amabanki ya hariya. Hari n'akantu kaciye amarenga ko Amerika ishobora kuba ari ibigamije. Uribuka ko yashatse kunyura muri Uganda, Museveni akamwima inzira. Ubwo abantu bahita batekereza umubano wa Uganda nyine na Amerika, hanyuma banatekereza iyo Amerika ishaka kugira umuntu yikiza barakoranye igihe kinini bigenzi ite, bagende bareba mbere bwo yaranabicaga. Abantu barabizi, abaperezida benshi ba Afurika Amerika yagiye ikorana nabo nyuma ikabihinduka ikabica, baba bari ku butegetsi cyangwa barabuvuyeho kugira ngo batazagira amabanga yabo ajya hanze binyuze muri uwo muntu. Kabila rero azi amabanga menshi ya Amerika, azi uburyo byagenze kugira ngo bakuru Mobutu, nubwo yari akiri muto ariko yari umusirikare, azi uburyo byagenze kugira ngo witwa se Laurent Désiré Kabila aveho ku butegetsi, azi uburyo yagiye asinyana amasezerano n'iyo mitwe yose yagiye irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cye, azi uburyo bagiye bumvikana binyuze muri ibyo bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigiye bikomakomeye. Kandi uribuka iyo bigiye kugenda gutyo, uribuka na Ntaganda, General Bosco Ntaganda, twarabyutse tumwumva muri ambasade ya Amerika mu Rwanda, nawe akaba ari umuntu wari waragiye akorana na Amerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, barirahe mu Buholandi. Uribuka ubundi iyo ukinishije imari ya Amerika kenshi n'abayahudi bindi abantu bamaze iminsi bumva umugabo witwa Karim Khan wo muri ICC. Karim Khan yaratangira avuga ngo Netanyahu mu by'ukuri bibe byo cyangwa ntibibe byo, ariko benshi bahamya ko Israeli ibyo iri gukorera muri Gaza n'ibyo yahakoreye ari ibyaha by'indengakamere bya jenoside. Afurika y'Epfo irabizi ko n'abajyanye mu rukiko ikabarega. Karim Khan ati dushyizeho mandadare kuri Netanyahu. Karim Khan ati dushyizeho mandadare kuri Vladimir Putin. Ubwo Netanyahu yajyana nayo wavuga Garanti wazari minisitiri w'ingabo za Israel. Karim Khan azano muri Kongo ati turashaka gushyiraho urukiko ruzaburanisha ibyaha byakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu matware y'Abanyamerika. Uharangiza ugacyo kumva ngo hari abagore ngo yafashe ku ngufu, bishobora kuba ari byo cyangwa se ntibiba ari byo, ariko muri politiki umushinjacyaha rega wa ICC ntabwo bikowe ko nawe yakujya. Ariko muri politiki kibaye cyose ugihuza na recent events, ama evenoma yaraherutse kuba, yaraherutse gushyiraho yavuga Garanti na Netanyahu impapuro, yashyiriyeho Vladimir Putin impapuro. Uribuka wa mu president harya ninde Duterte, uribuka ko ICC nawe yamukurikiranye. Ubundi biriya bintu bishatse kuvuga ko ibyo byo gusambanya abagore Karim Khan birashoboka, ariko ikigaragara nuko yashatse gusambanya abayahudi n'amabanga yo muri Kongo. Nta kindi yasambanyije kirenze ibyo ngibyo. So niyo mpamvu rero iyo bashatse ikintu kukiguhirikiraho batangira babwira Sena itanabifite mu bubasha mu mategeko y'igihugu cyawe, bagashaka uburyo bakugerekaho ibintu ubundi bakagukura mu nzira utanduranyije cyane. Ubwo rero Kabila agomba kuba rimwe mu nzira yatangiye kunyuramo. Ntabwo byaba se ari ukugerageza kwerekana ko wenda Sena ya kiriya gihugu iri gukora, ariko ari uburyo hari umuntu nyine tujya tuganira akambwira ngo ibyo Ubwongereza bikora ngo ntibushaka bimukira, ngo burashaka ko ya gahunda y'u Rwanda n'Ubwongereza ari hari yo kwimurira bimukira mu Rwanda, berekana ko badashaka ko abo bantu bava mu Bwongereza ngo bajye mu bindi bihugu, ahubwo ari cyo kintu bashaka, ahubwo badashaka kwerekana ko babishaka. Nibyo nakubwiraga nyine, Abanyafurika mu gufata ibyemezo ntabwo ari ibintu byabo, byemezo ntabwo biba ari ibyabo. Ngira ngo ujye ubibona mu nama ya African Union, mu nama za East African Community, bamwe mu baperezida bageraho rwose bakanavuga bati izi nama zidatanga umusaruro. Ziratanga umusaruro kandi atari inama zanyu. None se Sena ya Kongo irafata ibyemezo kandi nayo ubwayo itigenga. So ubwo rero igihe kiba kigeze ngo ikarita ihindukire, iyarebaga ibumoso irebe uburyo
yarebaga ibibazo biri kuba hariya ihindukira irebe Kabila ko ari we bagomba kubigerekaho byose. Nicyo ntekereza. Karija, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tutarahava hari ibiganiro bikomeje kujya imbere hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byaba umurongo wa Doha muri Qatar cyangwa se Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatanze imbanzirizamushinga y'amasezerano y'amahoro agomba gushyirwaho umukono mu kwezi gutaha kwa gatandatu, akazasinyirwa i Washington DC. Yego, niba nta gihindutse ko n'ubundi byicara bihinduka, cyane ko nabonye ko mu itangazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize hanze bavuze ko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bagomba kubanza kujyayo bakareba ibibangamiye buri ruhande. Yes, M23 izajya he, izasigara he? U Rwanda na Kongo nimara gushyira u Rwanda na Kongo na Amerika nimara gushyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro. Kiragoye icyo kibazo, ariko ndatekereza ko M23 bazayigira nk'umutwe wihariye muri Kivu. Kuko urabona Amerika ntishobora kuzana ingabo ngo zirinde amabuye Tshisekedi yayemereye ngo izishyire hariya. Amerika kandi ntishobora kuzana ikindi gisirikare cyo hanze ya Kongo ngo kize kurinda ari amabuye yayo, iri amari yayo iri hariya mu burasirazuba. Ikizaba gishoboka nuko M23 yamaze kugaragaza ko ishoboye kuharinda, ishoboye gufata ikibuga cy'indege cya Goma ikakirinda, ishoboye gufata Kavumu ikaharinda, ishoboye gufata wenda Minembwe n'ahandi ikaharinda. Noneho bazabibwira bati wow, tuvumbuye ko muri abakongomani none ibyo by'uburenganzira mwarwaniraga murabifite, ariko mugumaho ngo muturindire ibuye ryacu nyagira umuntu uzarikoraho. Ko na FARDC ntiyahagaruka, byamaze kugaragara ko idashoboye kubera ko yarakubitiwe irahirukanwa, yigezwe inyuma iragenda. M23 imaze kugaragaza ko ishoboye kuhashyira umurongo, ishoboye kuhashyira umutekano, ishoboye guca ibiyobyabwenge, ishoboye kubaka imihanda kugira ngo ayo mabuye akomeze aze neza yinjire muri Amerika yacu nziza, ibintu nk'ibyo ngibyo, ayo mabuye ya Amerika. Bisobanuye ko rero M23 ngiye cyo mbona nuko bashobora kuzayigira igisirikare cyihariye, wenda bakayita armée révolutionnaire pour la protection des diamants de l'Amérique en est du Congo. N'urugero nifatiye nka gutyo. Bazayigira special unit wenda of Kivu, ariko wenda base nk'abaye yankadra mu gisirikare cy'igihugu, ariko nk'umutwe wihariye none ushinzwe Kivu. Icya kabiri, birashoboka ko abantu bamwe bari muri nakunze kubabwira ko ari intambara y'ubukungu kurenza ko ari intambara y'uburenganzira. Abantu bamwe nyine bakanyandikira muri comment mbona batabyumva, ariko niba ibyitwaga uburenganzira bigiye kuzamo amasezerano hagati ya Kongo, u Rwanda na Amerika y'ubukungu, urumva icyo bivuze. Abantu barwaniraga uburenganzira bwabo, ariko noneho mwebwe muzanyemo amasezerano ngo y'ubukungu, ngo tuzajya ngo ducukura, ngo ajye gutunganyirizwa hango noneho yohererezwa. Kandi abantu bahaguruka barwaniraga uburenganzira bwabo. Uri kumva icyo cyatumaga nyita intambara y'ubukungu. Ubundi byakabaye birangizwa n'amasezerano hagati ya guverinoma ya Kongo na M23 cyangwa n'abene gihugu, ariko kubera ko intambara ifite indi context iri inyuma yayo, niyo mpamvu bihindukira akazamo ko nibamara gusinya Kongo n'u Rwanda, urumva M23 ngo nta nubwo irimo, hazasinya noneho Kongo na Amerika n'u Rwanda na Amerika. Ariko M23 nayo iri mu biganiro muri Qatar na leta ya Kongo. Ntabwo biri yari ibiganiro bishobora kugira icyo bigezaho, kubera ko Amerika ari we boss mukuru, niwe uzatanga imirongo y'uburyo kira kibazo kizakemuka. Natanga umurongo azababwira ati tuvumbuye ko muri abakongomani rwose kandi muharanira gakondo yanyu, ngaho ni murinda ubutaka bwanyu, ariko mu by'ukuri ari ukurinda imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abantu bamwe rero bo muri M23 FC bashobora kutazabyumva, abo ngabo bazaba babangamiye inyungu ya Amerika. Urumva icyo bizasaba ko bizabagendekera. Tuzagira n'abagerageza rwose gushaka kwanga ibyo bintu. Abari muri M23 bamwe nshobora no kubabwira ko uzagerageza kwiyopoza kuri ibyo bintu ashobora kuzohererezwa Imana cyangwa Satani, bakaba bagira ibyo baganira. Ikindi ntugire ngo bizoroha rege. Uribuka ku bwa Ntaganda, Ntaganda, General Ntaganda
nabwo ngira ngo hari ukuntu babanje kubabwira ngo bagize unité spéciale hari mu burasirazuba bwa Kongo yego ariko ntekereza ko hari ibintu batumvikanyeho birangira tumubonye muri ambasade ya Amerika mu Rwanda bisa nk'inka yishyiriye ibagiro uzagerageza nawe kujya muri ibyo bintu banza afatira urugero ku byabaye kuri Bosco Ntaganda ngira ngo abo bantu babimenye kuko ntabwo ushobora reka ngo urugero ntushobora gufata amabuye 3Ts ziri hara mu burasirazuba bwa Kongo ngo ujye kuzipakirira Kisangani ntabwo bishoboka mayimayi zikuri hejuru abashinwa bakuri hejuru n'abarusiya niba bifata biri mu burasirazuba bwa Kongo ngo ujye kubipakirira Katanga rika Rusiya bahagutsinda ariko M23 hariya yamaze kuhasekiriza bazavuga bati mwebwe muri unité spéciale ya hano ni mwicare mukomeze n'ubundi muri wanyu nkuko mwabishakaga ariko muturindiriye imari yacu nimumara kuyirinda namwe ubwo uburenganzira bwanyu buzabaye protected bivuze iki bivuze ko ari nko kugura ubutaka wenda tuvuga ikabuga cyangwa imasaka warangiza ukareba mu bantu bari hafi yawe aho ngaho ukavuga uti noneho reka mbe mburindishije uyu nguyu aba bubyaza umusaruro abantu bakunda kugura ubutaka barabizi hari igihe ubusigaho umuntu uturanye nabwo ukamubwira ati bawihingira mu gihe ntarabukenera n'ibyo byonyine bazabagira unité spéciale yihariye rwose yo gucunga Kivu zombi kugira ngo amabuye y'abanyamerika adahungabanywa n'abashinwa n'abarusiya n'abandi bantu barimo baracukura hariya bivuze ko ibyo AFCM 23 ivuga byuko yakora ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi byaba ari binyoma cyangwa byaba uwo mugambi utazagerwaho ntabwo ari byo ntabwo bazabigeraho Amerika yamaze gutanga umurongo w'uburyo ibintu bizagenda Tshisekedi yamaze kuwemera yanawusinye yashyizeho umukono nk'uko bizabera imbere ya Donald Trump nta kintu kizaba kikibangamiye biriya bibazo kuko niyo mva ko nenanga tumugarutseho niwe ukunda kuvuga ibyo gukuraho ubutegetsi bwose no mu interview aravuga ngo baradutegereje abaturage bibunaka nibunaka baratubwiye ko bashaka ko tubabohora ariko Tshisekedi bino bintu yarabirimo yarabizi biriya bintu abanyekongo bumvaga avuga ngo Moindre Skarimushe ngo nzahagarara ngaha ndasaha ngo ubutegetsi bw'Ikigali ngo bukwiye kuvaho biriya ni ibintu baba barapanze bazi Tshisekedi biriya bintu yarabizi neza ikarita yarayifite kuko kujya kuvuga ngo nzongera guhurira na perezida w'u Rwanda mu ijuru yarazi ibyo ari kuvuga no se Katari ni mu ijuru yarabizi ariko nyine nkuko twatangiye tubivuga agomba gushaka we na Amerika bagomba gushaka igitambo bazereka abaturage ba Kongo kugira ngo bagaragare nk'abere muri iyi dosiye u Rwanda ruzungukira he muri iyi diru hagati yarwo na Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utaransubiza ariko kanija aya masezerano ajya gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika nta kindi gihugu cyo muri aka karere yaba Burundi Kenya Tanzania cyangwa se Uganda byagombaga kuza muri aya masezerano kuko nabyo ejo bundi dushobora kubona byongeye kwivumbura bigateza akajagari muri aka karere nanone mpereye kuri icyo cyanyuma reka mpere kuri icyo cyanyuma ibihugu byo mu karere iyo urebye kano karere kacu uvuze Kenya Uganda Tanzania n'Uburundi TZD n'Uburundi iyo urebye ibi bihugu byose Kenya iri ku ntera ya kure ugereranyije n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo political stability ya Kenya hamwe na bari gati gacaguwa gushimutwa kw'abantu muri Kenya kuva uyu mugabo William Ruto yajya ku butegetsi asa nk'ataranatangira gutegeka Kenya buriya kuko ahora muri hasi hejuru vurugu n'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu political stability yaho ntabwo yizewe ukuye uwongeyeho n'icyo nayo nkubwiye cyuko Kenya isa nk'aho iri kure y'uburasirazuba bwa Kongo Uganda nayo iri hafi iyo wicaye ukareba Uganda ntabwo hazaza aho ubutegetsi bwa Uganda nyuma ya Perezida Museveni hagaragara ari hagati mu muryango we ujya wumva ibyo uriya muramuwe ibyo bahoramo ujya ubona ibyo Muhoza ahoramo nawe ukareba buriya hari n'undi muntu witwa Salim Sara abantu batazi Salim Sara ni umuvandimwe wa Museveni wibereye aho ngaho yatangaje ariko yavuze ko agiye gushyira ku murongo Muhoza nta kibazo ariko nawe ubutegetsi ntibwamugwa nabi cyane ko yashatse no kubujyaho na Museveni akiburiho
hari abantu bacecetse hariya muri Uganda ku buryo utazi ngo mu gihe Museveni azaba atakiri perezida wa Uganda, politiki ya Uganda irerekera he? Ubundi aho ngaho niho hari ikibazo kiremereye. Rero umunyamerika akaba yareba akavuga ati Uganda nayo ntabwo yizewe kugeza amagingo aya. Hanyuma tujye kuri Tanzania. Politiki ya Tanzania nayo nyuma yaho Magufuli bamwikijije akababisa, yabaye nkaho irimo urwijiji. Urabona abantu batundu Lissu barimo barafungwa, urabona ibirego by'uburenganzira bwa muntu bagereka kuri Mama Samia. Urareba ko nayo Tanzania irimo iragenda iba shocked, kandi uko Tanzania igenda icika intege muri aka karere niko akarere kagusha ibyago, kuko yari izwi nk'umucamanza, umwunzi, umuvunyi w'aka karere. Ibibazo byabaga bajyaga Arusha, ari ubutegetsi bwa Habyarimana na FPR bagiyeyo, ari abarundi n'abasendedefdede bagiyeyo, ari ibibazo by'imipaka hagati ya Kenya na Uganda byajyaga muri Tanzania ibintu bikajya ku murongo, ariko Tanzania nayo urabona ko irimo iragenda ishegeshwa. Ikindi gihugu Burundi bwo sinabuvuga, kuko mu Burundi ibibazo birahari, byaba biri interne hagati mu ishyaka CNDD-FDD, byaba iby'ubukungu, byaba ibyitwa by'uburenganzira bwa muntu, ubona ko bagenda babidampinga ku butegetsi bw'u Burundi. No kujya muri iyi ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Barundi bamwe bakapfira, abandi ibintu nk'ibyo. Urabona ko naho political stability ntabwo iri clear. Urabona ko bagiye no kujya mu matora, wenda tuzamenya nyuma yaho. Baricaye rero barareba, usanga u Rwanda nicyo gihugu gifite leadership igaragara, gifite kwiyubaka n'ubukungu buzamuka n'umutekano n'iki. Baravuga bati wenda u Rwanda nicyo gihugu muri aka karere dushobora kuba twizeye ko gishobora gusinyana amasezerano na Amerika na Kongo mu bijyanye no kubyaza umutungo amabuye y'agaciro Kongo yemereye Leta z'Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri cya kintu u Rwanda ruzakirahe. Icyambere u Rwanda rurekarama kuri Kongo ni FDLR n'umutekano wayo ubangamiwe. Icyo kintu niruba rufite akaboko mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo, ruzaba rugenda ruca intege umutwe wa FDLR nk'uko biri no kugaragara. Harimo haratahuka abantu babaye mu mashyamba ya Kongo imyaka 50. Icyo bwacyo ni igitego kuri Leta y'u Rwanda. Icya kabiri, ruzaba rwizeye umutekano warwo kuba hano mu burasirazuba bwa Kongo harimo haragenzurwa na M23 u Rwanda rutasibye kugaragaza ko ibyirwanira bifite ishingiro. M23 u Rwanda rutasibye gushinjwa ko ruyifasha. M23 itarasibye nayo kuvuga iti nibura twumva ko Perezida Kagame na Perezida Museveni bumve ikibazo cyacu bagisobanukiwe. Nuko ngo ku mutekano w'u Rwanda icyo ngicyo ni sawa. Hanyuma ku bijyanye n'ubukungu, urumva niba u Rwanda rwari rufite n'urugero uruganda rumwe rutunganya rukanohereza hanze zahabu n'andi mabuye y'agaciro, bitewe n'ingano yazajya acukurwa birashoboka ko u Rwanda rushobora no kuzongera inganda, kandi rwakora inganda 2 cyangwa 3. Uko izo nganda ziza niko abanyarwanda bagenda bazibonamo akazi, niko imodoka z'abanyarwanda, indege ya Rwandair izajya ibona ibintu nk'ibyo ngibyo. Birumvikana ko naho ngaho ntekereza ko u Rwanda ruzungukira. Haruguru twavuze ko M23 ishobora kuzagirwa force spécialisée pour la protection des minéraux de États-Unis. Ni izina twifatiye gutyo, reka tuvuge ko ari uko bizagenda. M23 nimara kuba igenzura kara gace nk'uko ibikora ubu ngubu, bakayikarekera n'ubundi kagumika kagenzura, izabanite na Bujumbura. Nyuma se Bujumbura yo, cyangwa se nyuma Gitega, cyangwa se nyuma Burundi, buzabana bute n'u Rwanda. Iby'u Rwanda n'u Burundi byo biragana he? M23 na Bujumbura cyangwa se M23 na Gitega bazabana bate? Nibamara gusinya u Rwanda, Amerika na Kongo, ubwo nyine Kongo n'u Rwanda bizasinyana, hanyuma Amerika ihindukira isinyane na Kongo ku giti, yego na buri ruhande. Amerika izaba ari we mu defenseur n'umwataka uri imbere ya byose. Amerika izagena ibintu byose, nimara kubabwira iti dore uko ibintu bimeze wowe Kongo, dore uko ibintu bimeze wowe Rwanda, izanahindukira ibwire ndayishimiye iti wowe ndayishimiye urasabwa kutongera kuvuga gutya na gutya, kugira ngo ubane neza
n'abaturanyi bawe bashobora kumubwira bati fungura iyo mipaka kandi azabikora. Hanyuma M23 babibwira ati nawe dore ibikureba sha, niba uturanye n'umuvandimwe Ndayishimiye, ukaba uturanye n'umuvandimwe Rwanda, ukaba uturanye n'umuvandimwe witwa Tshisekedi, utegetswe kubana nabo gutya. Uzanyuranya n'ibyo Amerika izamubwira muzabibona ibizamubaho. Biroroshye kubera ko urabizi ibihugu byinshi byo muri Afurika niba atari byose ntabwo byoroshye ko umutegetsi ajya ku butegetsi atumvikana na bamwe muri ba patron mpuzamahanga. So bizasaba rero ko buri wese azabwirwa ati hanyuma nawe Tshisekedi urasabwa ibi nibi kugira ngo wongere ubane neza na Kigali, wagiye uterana nawe amagambo kenshi. Hanyuma nawe Ndayishimiye ujya wumva ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuga ati tuba tugira ngo dukemure ibibazo, Ndayishimiye akabidobereza mu interview yirirwa atanga. Samubwira bati rero nawe gabanya ibyo urimo, hanyuma ibintu bigende mu murongo nyine bosi wacu abishakamo. Uncle Sam niko Amerika bakunda kuyita. So kunyuranya nabyo rero azaba ari ukureba igitsuri ntuza yaso, ubwo murumva bizakubaho. Nuko nge mbibona Amerika izagena umurongo ibintu byose bizajyamo. Yes. Amerika niyo izatanga umurongo ibintu byose bizagendamo. Reka rero dusoreza aha, ariko mbere yo gusoza hari abantu baba bifitiye umusaruro babuze aho bawugurisha, babuze uko babigenza. Igisubizo cyabo kirahari. Igisubizo kirahari, harya ibishyimbo bireze I think. Ejo nabonye twarari ibitonore hano ku kazi. Bireze ibishyimbo. Uretse no kujya ahantu gutya mu cyaro mbona abaturage bari gutonora ikintu cyitwa igihembe. Urakizi? Ndakizi. So abantu bafite umusaruro w'ibishyimbo, abantu bafite umusaruro w'ibigori, soya n'ibindi rwose nibaze ku rubuga wa3.africellers.com bakore registration biyandikisha. Wowe ushyiramo amakuru ukatubwira uti mfite toni 300 z'ibigori. Tugashaka undi muntu waje ku rubuga nawe akavuga ati nkeneye toni 200 z'ibigori, tugahita tubahuza, hanyuma ukagura umusaruro mugahita munavugana uko umusaruro wakugeraho. Ikindi abantu bafite product nshyashya bashaka gucuruza babona zidafite clientele cyangwa zidafite uburyo ziri kubinjiriza, nibaze biyandikishe ku rubuga tubahuze n'abantu bazikeneye. Abantu bari muri East Africa cyane cyane tubibandaho. Umuntu uri muri East Africa wejeje ikawa ashaka kuyohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi itandukanye, ku mugabane w'Uburayi cyangwa ku mugabane wa Aziya no muri Amerika y'Epfo, uretse ko nabo muri Amerika y'Epfo ikawa mbona bayifite ku bwinshi, ariko ikawa y'inaha iraryoha cyane yo mu Burundi n'ikawa yo mu Rwanda n'ikawa zimaze kubaka amazina. Nibaze biyandikishe tuboherereze ibyo bintu hanze, cyangwa se umuntu uri Nyagatare ushaka kuzana amagi toni wenda nk'ebyiri Nyabugogo nawe niyandikishe tumuhuze n'abacuruzi ba Nyabugogo. Uri Nyakinama, uri Musanze ukeneye kuzana toni 200 z'ibirayi hano muri Kigali, abacuruzi namwe b'i Kigali ni mwiyandikishe kuri urubuga wa3.africellers.com. niturangiza tubahuze n'abantu bejeje imyaka cyangwa n'abantu bakeneye serivisi runaka mugure. Ku bindi bisobanuro murahamagara bano bavandimwe, zino nimero mureba, ushobora no kubandikira kuri WhatsApp. Mark na Innocent barahari kubasobanura birambuye. Yego. Hari n'abantu ariko hari n'abantu bo muri Swatas. Swatas ni company, niba ukeneye telefone, niba ukeneye mudasobwa, niba ukeneye imodoka zaba hybride, electrique, zaba automatique, zaba iki, imodoka y'ubwoko bwose barita bayikuzanira hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5 gusa. Ushobora kubaha amafaranga yawe cyangwa se mukagirana amasezerano. Mwamara kugirana amasezerano bakakubwira bati buduhaye 1/2 andi uzajya yishyura gahoro gahoro. Abo bantu muri Swatas biroroshye. Ushobora kubahamagara cyangwa ukabandikira, cyangwa se n'umuvandimwe wawe uri nk'i Dubai hari icyo yabuze ku isoko rya Dubai, urabwira ati mwamfashirije Alex ko ari Dubai yabuze ahantu yakura ikintu kiniki. Ushaka no kohereza ibintu biva mu Rwanda bijya Dubai cyangwa bikura Dubai bizana mu Rwanda, wowe uzajya ubitekereza gusa Swatas bigukorera. Biroroshye rwose. Nabo muze kubahamagara kuri iriya nimero cyangwa mubandikire, Swatas irabafasha. Urumva rero ko ibisubizo biri kugenda biboneka. Garije reka ngushimire.
yego murakoze cyane kadushimire n'abari badukurikiye. ciao ciao. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka z'ikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi z'ikoranabuhanga rihambaye, mwaba muzigura muteganya maintenance yazo? Mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora? Nje kongera kubibutsa ko izi modoka z'ikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka z'ikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye kuko nibyo bizifasha kuramba. Muntu uri kugura imodoka y'ikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupigapiga, rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo nshingiye ku buhamya bw'abahagiye imbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana, aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance bakanagufasha kuyikurikirana. Rinda imodoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe, uyirinde gusaza no gupfa imburagihe uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize, ibikeneye gusimbuzwa, bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka z'ikoranabuhanga rigezweho, banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha, bakayikorera programming ndetse zigeze igihe cyo kwa upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Igikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda.